Thank you very much. Now we are going to share the Word of God, the topic of salvation. Ndabashimiye cyane ubu tugiye kuganira ijambo ry'Imana ku ngingo ivuga iby'agakiza. So we shall read in the Luke chapter 1 verse 77. Turasoma Luke igice cya mbere umurongo wa 77. So and then we share about the salvation which is confusing many people. Nyuma ya turaganira iby'agakiza usanga karayobeye abantu benshi bibatera urujijo. Here Bible says in Luke chapter 1 verse 77. Luke igice ni cya mbere umurongo wa 77 yaravuga ngo to give knowledge of salvation to his people by the remission of their sins. Luke 1:7 yaravuga ngo no kumenyesha abantu iby'agakiza ko ari kubabarirwa ibyaha byabo. The very great issue in this world and in eternal life is salvation. Ikintu gikomeye cyane kuruta ibindi mu isi no mu bundi buzima bwose ni agakiza. But many people are ignorant about this. What is it? Gusa se abantu benshi bazi iby'agakiza bibaza ngo agakiza ni iki. So when I refer about the economic issues, iyo tuvuze ku bigendanye n'ubukungu, so if you are going to do a project, iyo ugiye gukora umushinga, you first of all show or ask yourself what will be the impact of this project. Ugomba kwibaza ngo ese uyu mushinga uzangeza kuki. And then you need also to show what the project will do for the community. Ariko ugomba no kwerekana icyo uwo mushinga uzamarira umuryango mugari. And then you have to show that this is lacking in different areas where the project is going to be implemented. Ugomba kwerekana ko ibyo ugiye gukora hari ibintu rwose bibura ahantu ugiye kubikorera. So in a rich place or in a rich village, you can't come with a project of solving the problem of hunger. Uramutse ugiye mu gace k'abakire ntabwo wagenda uvuga utuje gukemura ikibazo cy'inzara ihari. So and then for the people who are wealthy, you can't go there with a project of serving them some food. Abafite ubuzima bwiza ntabwo wagenda uvuga ngo bashyire umushinga wo kubagaburira. But you can do a project of internet saying it is not easy for you to access the internet. Ushobora kwashyira umushinga wo kuba bakoresha murandasi biboroheye, vuga uti ntabwo biboroheye kugera kuri murandasi. Same to the issues of God. The salvation came as the answer of something. Rero n'iby'Imana nuko agakiza ubwo kazaga kari kaje gukemura ikibazo gihari. So here in Luke chapter 1 verse 77, hano muri Luka 1:7, the Bible says to give knowledge of salvation to his people. Bibiri ivuga ngo no kumenyesha abantu be iby'agakiza. You see, these people of the King, of God, of the Lord, they are in need of salvation. Murabona ko abantu b'umwami Imana bari bakeneye agakiza. And then they need to have the knowledge about the salvation, and then the meaning is remission of their sins. Rero bari bakeneye kumenyeshwa iby'agakiza, kandi igisobanuro cy'ako gakiza ni imbabazi z'ibyaha. So you can see here we have him, which is God. Hano turabonamo we ari we Mana. And we can see his people who are we. Tukabona n'abantu be ari bo twebwe. And then also the other issue which is called the sins. Ariko hagomba kuba hari n'ikindi ari cyo cyaha. And then you see these people of the road had a problem which is the sin. Abantu b'umwami Imana bari bafite ikibazo cyitwa ibyaha. And then the salvation of God came to handle or to solve this problem. Ariko agakiza k'umwami kaje gukemura ikibazo cy'ibyaha. Unfortunately, people say we received the salvation the year 1970 something or 80 something, but still claiming that they have a problem of sin still. Ikibabaje abantu bavuga bati twe twakira agakiza muri za 70 za 80, ariko ugasanga baracyatangaza ko bafite ikibazo cy'icyaha. So if we have the issue of hunger or thirsty, turamutse dufite ikibazo cy'inzara cyangwa se inyota, thankfully you get water or some other thing to drink, igihe tubonye amazi cyangwa ibyo kunywa, and you get food,
tukabona ibyo kurya. After consuming this, you need to speak something different before having them. Iyo tumaze kubifata tuba tugomba kuvuga noneho ibitandukanye n'ibyo twavugaga. So if we are insecure and then the peace comes, after the peace comes, you need to proclaim the good story of the peace. Nimba nta mahoro yari ahaje hakaza ibihe by'amahoro, tuba tugomba gutangaza iby'amahoro. So we can't separate the issue of salvation and Jesus. Ntabwo twatandukanye iby'agakiza na Yesu. So when we read in Isaiah chapter 2, ahubwo iyo dusomye muri Yesaya ibice 2, we can see here the prophet talking about someone. tubona hano umuhanuzi avuga ku muntu. So here in Isaiah chapter 2 verse 9, muri Yesaya ibice 2 umurongo wa 9, I'm sorry, we can read verse 2. Mbabareka dusome wa 2. Bible says, now it shall come to pass in the later days that the mountain of Lord's house shall be established on the top of the mountains and shall be exalted above the hills, and all nations shall flow to it. Haranditse ngo mu minsi y'imperuka umusozi wubatswe w'inzu y'Uwiteka uzakomerezwa mu mpinga y'imisozi, ushyirwe hejuru usumbe iyindi, kandi amahanga yose azawushikira. So this was a prophet Isaiah talking about something. Yesaya hari icyo yarimo ahanura. And then the same chapter, was one verse of this chapter, he mentioned about the coming of Jesus. Ariko umurongo umwe w'iki gice niho yavuze ibyo kuza kwa Yesu. And then it was 1,500 years Jesus Christ to come. Hari hakiri imyaka igera ku 1,500 ngo Yesu aze. And then, Jesus was born in the generation of Jacob, Judah, and then in the generation of Joseph as well. Kandi murazi ko Yesu yavutse mu gisekuruza cy'aba Yakobo na ba Yuda na ba Yosefu. And then the verse 5 of this chapter says, O house of Jacob, come and let us walk in the light of the Lord. Murongo wa 5 rero avuga ngo mwanzu ya Yakobo mwe nimuze tugendere mu mucyo w'Uwiteka. So you see, and then when you read in chapter 1 of book of John, ariko usomye muri Yohana igice cya mbere, you can see the Bible calls Jesus the light. aho nawe avuga ko Yesu ari we mucyo. And then you see people lived in the darkness, kandi aba bari mu mwijima, and then they are called to come to the light. bakabwirwa ngo nimuze tugendere mu mucyo w'Uwiteka. And then before Jesus even came on this world, the prophets were saying or talking about the coming of Jesus. Mbere rero yuko Yesu aza, umuhanuzi yarimo avuga ibyo kuza kwe kwa Yesu. And then you need to know in Old Testament people died but believing Jesus to come. Ariko mugomba no kubimenya ko na mbere y'isezerano rishya abantu bapfuye bizera Yesu agomba kuzaza. But we in this generation, we do believe Jesus who came. Ariko twabiki gihe twizera Yesu amaze kuza muri iyi si. In chapter 1 of book of John, verse 5 says, muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 5 uvuga ngo, and the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. Yohana igice cya mbere umurongo wa 5 aravuga ngo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. So you see, Jesus came who is the salvation. Yesu yaraje kandi niwe gakiza. But people even now, they don't catch this knowledge of salvation. Ariko abantu ntibabashe gushyikira ubu bwenge bw'agakiza. When you read in verse 29 of the first book of John, Nisomye umurongo wa 29 wa Yohana 1. Here Bible says, the next day John saw Jesus coming toward him and said, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world.
abavuga ngo bukeye bwaba abona Yesu aza aho ari, aravuga ati ngo uyu mwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. You see here, Jesus came as a problem solver. Yesu yaje hano nk'umukiza w'iki kibazo. And what is the problem? Ese ikibazo cyari gihari ni The iki? problem was a sin. Cyari ikibazo cy'icyaha. And then the solution was Jesus to come and put to an end. Igisubizo nacyo cyari cyo gushyiraho iherezo ubwo Yesu yazaga. I think everyone who is called a Christian, whether true Christian or false one, nzi neza ko abiyita abakristo bose, yaba abakristo b'ukuri n'ab'ibinyoma, we know each other. We know, we have the same knowledge that Jesus is the solution of sin. twese tuba tuzi ko Yesu ari we gisubizo cy'ibyaha. But the difference is, how did Jesus solve the problem of sin? Ikibazo rero kiba kumenya uko Yesu yakemuye ibibazo by'icyaha. So you see here in John chapter 1 verse 29, Bible calls him the Lamb of God. Bibiliya ivuga ko Yesu ari umwana w'intama w'Imana. And then when you go in Leviticus, you can see the procedure of how the sin was to be redeemed. Hanyuma ugiye mu gitabo cy'Abalewi ubona uburyo icyaha cyajyaga gicungurwa. So when we read in the book of Leviticus chapter 4, uramusomye mu gitabo cy'Abalewi ibice 4. So clearly you can see the procedures of how the sin would be taken away or would be solved. Uzabona neza uburyo icyaha cyajyaga gikemurwa. So in chapter 4, 27, Abalewi igice cya 4 umurongo wa 27. So here Bible says, if any one of the common people sins unintentionally by doing something against any of the commandments of the law, in anything which ought to be done, and is guilty, yaranditse ngo kandi nihagira uwo muboroheje ukora icyaha atakitumye cyo mu byo Uwiteka yabuzanije akagibwaho n'urubanza, or if his sin which he has committed comes to his knowledge, then he shall bring as his offering a kid of the goat, a female without blemish, for his sin which he has committed. icyaha yakoze ntakimenyeshwa, azana umwagazi w'ihene udafite inenge, igitambo cyo gutamirwa icyaha yakoze. Verse 29 says, and he shall lay his hand on the head of the sin offering and kill the sin offering at the place of the burnt offering. Ngo 29 arambika ikiganza mu ruhanga rw'icyo gitambo gitamirwa ibyaha, abikirire aho abikiriye igitambo cyose. And then verse 30 says, then the priest shall take some of its blood with his finger, put it on the horns of the altar of burnt offering, and pour all the remaining blood at the base of the altar. 30 umutambyi yendesha urutoki ku maraso yacyo ayashyire ku mahembe y'igicaniro cyoserezwaho ibitambo, andi maraso yacyo yose ayabyarire kuri icyo gicaniro hasi. So briefly I will explain this procedure for a sin to be redeemed. Reka mbasobanurire mu ncamake iyi nzira yacibwagamo kugira ngo icyaha gicungurwe. First of all, a man was to sin. Icya mbere umuntu yagombaga gukora icyaha. But here remember it is written sins unintentionally by doing something against any of the commandments. Mwibuke hano ngo ni ugukora icyaha utakitumye. And then you see this means what? We all became sinners by nature, not by the will of any. Ese ibi bivuze iki? Twese turi abanyabyaha ku bw'akavukire, ntabwo ari kubw'ubushake bw'umuntu. That's why it is written in Romans chapter 7. It says, I don't want to do evil, but I found myself doing evil. Niyo mpamvu mu Baroma ibice 7 byanditswe ngo mba nshaka gukora ibyiza ariko ibi bikananga imbere. And then this means later the next verses say, because I do what I don't want, this means I'm not the one. Ariko nyuma uwo murongo uravuga ngo ubwo nkora ibyo nanga sinjye uba nyibikora. So you see many people want to hold themselves to not sin. Abenshi bashaka kwifata ngo badacumura. But they don't know why they don't want, but finally they do.
ariko niba bazi impamvu nubwo batabishaka amaherezo babikora. For example, now I'm seated. ubu murabona ko nicaye. So it is surprising when I found myself standing, yet my wish is to keep sitting. Biratangaje ndamutse mbonye mpagaze kandi nifuzaga kwicara. So whether you want or not, you will find yourselves committing sins or evil things where you don't even plan. Waba ubishaka cyangwa utabishaka uzibona ukora ibyaha nubwo waba utabipanze. So you see, the parents are not the ones who determine the fruit they bear. Rero burya ntabwo igiti ari cyo gihitamo imbuto kizera. Even the animals are not the ones who determine what babies they are going to give birth. N'inyamaswa ntabwo zijya zihitamo abana zizabyara. So if it is lion, it gives birth lion. Iyo ari intare ibyara intare. And then if it is a cheetah or the other kind of animal, of course the baby will come accordingly. Iyo ari cheetah cyangwa indi nyamaswa iyo ari yo yose n'ubundi abana izabyara bazaza bahuje ubwoko nayo. So by nature we found ourselves sinners. Rero ku bw'akavukire twisanze turi abanyacyaha. I can deeply explain this by using different verses of the Bible. Rero nshobora kubasobanurira ibi ngibi nkoresheje ibyanditswe bitandukanye. So you see, I will read in Ephesians chapter 2. Reka mbasomera Abefeso ibice 2. So here I will show that even the judgment of God does not base on what we commit, what we do, but the nature. Burya rero urubanza rw'Imana ntirushingira ku byo dukora ahubwo rushingira ku kamero kacu. So you see here in Ephesians chapter 2 verse 2. Nimwitegereze mu Befeso ibice 2 umurongo wa 2. So here Bible says, in which you once walked according to the course of this world, according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience. Abefeso ibice 2 abanga ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si mugakurikiza umwami utegeka ikirere ariwe mwuka ukorera mu batumvira. And then verse 3 says, among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others. Kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira kandi ku bw'akavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. So I will put much emphasis about this. Reka nsindagira iki kintu. And were by nature children of wrath, just as the others. Ngo kandi ku bw'akavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. So the wrath of God was upon us not because of what we did, what wrong we did, but by nature. Umujinya w'Imana wari kuri twe udashingiye ku byo twakoze ahubwo ku bw'akavukire yacu. That's why Jesus spoke to Nicodemus that one has or needs to be born again. Nicyo cyatumye Nikodemu abwirwa ngo umuntu aba agomba kuvuka ubwa kabiri. Because the nature of ours before we are born again, it is for us. Kubera ko ku bw'akavukire twavukanye iyo yari kavukire yo kugirirwa umujinya n'Imana. And this verse matches with committing sin unintentionally. Ikindi no uyu murongo uhuza no gukora icyaha utakitumye. And then this book of Leviticus shows the next after committing sin unintentionally. Niyo mpamvu imirongo ikurikira igaragaza igikurikira nyuma yo gukora icyaha utakitumye. So verse 28 says, the same verse 27 shows when the sin comes to the knowledge of someone. Umurongo wa 27 uvuga ngo igihe icyaha umuntu yakoze kimenyeshejwe. I'm sorry, it is in the verse 28. You immediately go to look for an offering. Ni mu murongo wa 28 haravuga ngo noneho ugomba guhita ushaka igitambo gitambirwa icyo cyaha wakoze. He shall brings
as he's offering a kid of the goat. ngo azazana umwana w'ihene cyangwa w'intama. And remember, not any lamb of goat. ariko ntabwo yagombaga kuzana umwagazi w'ihene uwo ari we wese. The other condition is a female without blemish. bivuga ko yagombaga kuba ari umwagazi w'ihene ariko udafite inenge. An offering was not just a goat. ntabwo igitambo yari ihene gusa. A baby goat of 1 year but female without blemish. yabaga ari umwagazi w'ihene utararenza umwaka umwe kandi udafite inenge n'imwe. And also later this sinner was to raise his both hands on the head of this lamb of goat. uyu munyacyaha yagombaga kurambura ibiganza bye mu ruhanga rw'iyi hene. So I will explain why this was the sin transfer from a sinner to the offering. ndaza kubasobanurira ibi byabaga ari ukwimura ibyaha biva ku munyacyaha bijya ku gitambo cy'ibyaha. And I will not spend much time about this. Maybe many have knowledge of this. ariko si ibintinda ko benshi muri mwe mushobora kuba munabizi. So I will rush to the similarity of this with Jesus. ahubwo reka mbabwire igisobanuro n'uburyo bihuje n'ibya Yesu. So here after the offering was raised, the hands on its head, ubwo ibiganza byabaga bimaze kuramburwa ku gitambo gitambirwa ibyaha. and then this was to be taken to a right place to be killed. cyagombaga kujya aho kigomba kwicirwa. And then the priest was to take the blood of this offering aho ni umutambyi yafataga amaraso yacyo and paint the blood to the two horns of the altar. akagenda akayasiga ku mahembe y'igicaniro. And the remaining blood was to be poured under the altar. aya agasigaye yose ngo yabyarirwaga munsi y'icyo gicaniro. So and then to be redeemed for this sinner, it was to pass through this process. kugira ngo rero umunyacyaha acungurwe byacaga muri iyi nzira. And then later the priest could come with the good news saying you are now redeemed, you are now washed, your sins are covered. nyuma yaho nibwo umutambyi aza akavuga ati noneho wacunguwe ibyaha byawe byamaze gutwikirwa umukiranutsi. And then you see this was the image of Jesus to come. ibi rero byashushanyaga Yesu wagombaga kuza. So it is written in Hebrews chapter 10. byanditswe mu gitabo cy'Abaheburayo igice 10. But sad stories about those who are called the Christian, the Christ believers who are still struggling with the sin problem, yet Jesus came and solved it properly. kibabaje rero n'abakristo benshi baba bakizera ko ari abanyabyaha na nyuma y'uko Yesu aje gukuraho ibyaha byabo. So you see the story of Leviticus and some other stories in Old Testament was the image of Jesus. inkuru zose zo mu isezerano rikuru n'izindi zose zashanyaga Yesu. And then here in Hebrews chapter 10 verse 1 shows that for the law having a shadow of the good things to come and not the very image of things, can never with these same sacrifices which they offer continually year by year make those who approach perfect. umurongo wa mbere w'igice cya 10 uravuga ngo ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo ntabwo yabasha gutunganya rwose abegera igicaniro abatunganishije ibitambo bahora batambuka umwaka utashye. I will rush to verse 3. reka nsoma uwa gatatu. But in those sacrifices there is a reminder of sins every year. haranditse ngo ahubwo bahora bibutswa ibyaha byabo n'ibyo bitambuka umwaka utashye. And then I will continue with the 4 and 5. For it is not possible that the blood of bulls and goats could take away sins. ngo kane ngo erega ntibishoboka ko amaraso y'amapfizi n'ay'ihene akuraho ibyaha. Verse 5. Therefore when he came into the world, he said, the sacrifice and offering you did not desire, but a body you have prepared for me. nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati ibitambo n'amaturo
ntiwabishatse ahubwo wanyiteguriye umubiri. So in verse 1 it shows that what happened in the Old Testament was the shadow of the good thing to come. Umurongo wa mbere ugaragaza ko ibyabaye mu isezerano rikuru byari igicucu cy'ibyiza byagomba kuza. And then verse 3 it shows it was not the real answer or the true answer. Gatatu ikavuga ko ibyo bitari igisubizo cy'ukuri. And then verse 5 it says the body was prepared, the body of Jesus was prepared as the true solution of the sin of the world. Umurongo wa gatanu ukavuga ko umubiri wa Yesu wari wateguwe nk'igisubizo cy'ukuri cy'ibyaha by'abari mu isi. Going back to John chapter 1:29 it says the Lamb of God who takes away the sin of the world. Dusuye muri Yohana 1:29 bavuga ngo nimwitegereze uyu niwe mwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. When you read in Matthew chapter 3 you see where Jesus approached John Baptist to baptize him. Muri Matayo ibice bitatu niho ubona Yesu yegera Yohana umubatiza ngo amubatize. And then he scared, he was afraid to do, and Jesus spoke to him saying, you do this for it was worthy for us to fulfill all righteousness. Rero Yohana yagize ubwoba bwo kumubatiza ariko aramubwira ati emera ubikore ko ari byo bidukwiriye kugira dusohoze gukiranuka kose. Remember that you are talking about salvation. Nimwibuke ko turi kuvuga iby'agakiza. And I'm showing the difference of the Old Testament and the New Testament. Kandi kubereka ihuriro hagati y'isezerano rikuru n'irishya. The offering or the Day of Atonement was yearly. Umunsi w'impongano wabaga rimwe mu mwaka. But I'm going to show the good thing which came, which is Jesus, who solved it perfectly once for all. Ariko icyiza ngiye kukibereka cyo kuba Yesu ari we waje kuko we yakemuye ikibazo cy'icyarimwe biba bihagije iteka. And then in this chapter of Matthew, Bible shows the baptism of Jesus. Muri Matayo rero Bibiliya bigaragaza umubatizo wa Yesu. This baptism of Jesus was the day where the offering took the sin of the world. Aho muri uyu mubatizo Yesu yakiriye ibyaha by'abari mu isi bose. And then Jesus knew why he approached John Baptist. Yesu yarazi impamvu asanze Yohana umubatiza. So he even spoke that it is worthy for them to fulfill all righteousness. Yaranabyivugira ati rwose ibi nibyo bidukwiriye kugira ngo dusohoze gukiranuka kose. So to fulfill all righteousness, Jesus as the offering, as the Lamb of God, was to carry the sin of the world as it was shown in the book of Leviticus. Rero gusohoza gukiranuka kose byari bishingiye ku kwikorera ibyaha by'abari mu isi bose nk'uko byagaragajwe mu Balewi. So and then after carrying the sin of the world, he went to the cross. Amaze kwikorera ibyaha by'aba mu isi bose yagiye ku musaraba. And then he was given the punishment of sin, which is death. Yahawe igihano cy'ibyaha ari rwo rupfu. And then he was also tortured. Ndetse yarababajwe aratotezwa. And then he was beaten. Yarakubiswe. And he shedded his blood on the cross. Ndetse yamenye amaraso ye ku musaraba. And then what is salvation? None ubwo agakiza ni iki? So as it is written here in verse 5 in the book of Hebrews chapter 10. Nk'uko byanditswe rero mu murongo wa 5 w'igice cya 10 cy'Abaheburayo. Jesus was to come to fulfill the will of God. Yesu niwe wagombaga kuza ngo asohoze ubushake bw'Imana. Therefore it is written, therefore when he came into the world he said, sacrifice and offering you did not desire, but a body you have prepared for me. Niyo mpamvu handitse ngo ibitambo n'amaturo ntiwabishatse ahubwo wanyiteguriye umubiri. And then verse 7 says, then I said, behold, I have come in the volume of the book, it is written of me, to do your will, O God. Mera ko ndavuga ni dore ndaje Mana, muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri genzanywe no gukora ibyo ushaka. The book of 2 Timothy says, I'm not very sure, it is Timothy, either 1 Timothy or 2 Timothy.
mu rwa kabiri rwa timoteyo nimba atari urwa mbere haravuga ngo he desires all men to be saved and to come to the knowledge of truth. ngo ni Imana ishaka abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. And then here Jesus said to fulfill your will, O God. na Yesu yaravuze ati nzanywe no gukora ibyo ushaka Mana. And then verse 5 it says you didn't desire the offering and the sacrifices. gatanu ikavuga ngo ibitambo n'amaturo ntiwabishatse. So you see the desire of God, he desires all men to be saved, but how? By Jesus. ibyo Imana yashatse rero ni uko abantu bose bakizwa ikoresheje Yesu. And then verse 10 says, by that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. none murongo w'icumi uravuga ngo uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa tubeshejwe n'uko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. So finally the salvation matches 100% with Jesus. amaherezo rero iby'agakiza byose byahujwe na Yesu. So salvation is the act of righteousness which was performed by Jesus. rero agakiza ni igikorwa cyo gukiranuka kandi cyashojwe na Yesu Kristo. So Jesus was put on his head the sin of the world. Yesu yishyizeho ibyaha by'abari mu isi. Jesus offered himself on the cross for the sake of the world. Yesu yitambiye ku musaraba kubw'ibyaha by'abari mu isi. Jesus paid the wage of sin which is death. Yesu yishyizeho ibihembo by'ibyaha ari rwo rupfu. Remember in the Old Testament an offering without blemish was to be killed on the behalf of sinner. rero mujye mwibuka ko igitambo cyajyaga gitambwa mu mwanya w'umunyacyaha akaba ari cyo gipfa. And then on the behalf of ours Jesus offered himself, or Jesus received the wage of sin which was death. uko niko Yesu nawe yagiye mu mwanya wacu tw'abanyacyaha yakira ibihembo by'ibyaha ari rwo rupfu. And then he shedded his blood which was really needed for the sin problem. yamenye amaraso ye kandi yarakenewe kugira ngo ikibazo cy'icyaha gikemuke. It was the death was to be the death where the offering was to shed the blood. rero urupfu rwagombaga kuba urupfu rumenya amaraso. And then Jesus shedded his blood. ibi byatumye Yesu amena amaraso. And salvation is the remission of sin. kandi agakiza ni imbabazi z'ibyaha. And then by his death the sin was paid. rero kubw'urupfu rwe icyaha cyarababariwe. And then by his blood the sin was forgiven. kubw'amaraso ye ibyaha byacu birababarirwa. And then for whatever Jesus did for us, all the sin were removed in the eyes of God. rero ibyaha byacu byose byakuweho mu maso y'Imana. So what we need is to follow and to accept the judgment of God. ubu icyo dukeneye ni ugukurikira kandi tukizera urubanza Imana yaduciriye. So and then God judges us righteous through the act of Jesus. Imana ivuga ko turi abakiranutsi kubw'igikorwa Yesu yakoze. And I hope we believe in this fact, we believe in this truth. niringiye ko ibi twabyizera ibi ngibi tukabishyiraho umutima kuko niko kuri. It is written, you shall know the truth and the truth will make you free. byaranditswe ko tuzamenya ukuri kandi ukuri kukatubatura. So it is true that the salvation is free. nibyo kuko agakiza ni ukuri ni ubuntu. It is not by works. ntabwo gatangwa n'imirimo yacu. It is not paid. nta nubwo kishyuzwa. It is not even upon us requesting or asking. nta nubwo bisaba ko tugasaba kugira tugahabwe. It is all about grace and receive this truth. byose byakozwe n'ubuntu kandi bishingiye kuko umuntu abasha kwakira uko kuri. Simply the salvation is the forgiveness of sin. rero mu ncamake agakiza ni uko twababariwe ibyaha. agakiza n'imbabazi z'ibyaha. Based on the act of the righteousness was performed by Jesus himself. kandi gashingiye ku gikorwa cyo gukiranuka Yesu yikoreye ubwe.
karindwi. I will pray and we conclude by here this topic of salvation. Reka nsenge rero dusoreza iby'iyi ngingo y'agakiza. We thank you, Father God in heaven, for the good preparation. Data Mana, turagushimira kubw'umuteguro mwiza. Humankind was to perish, but you prepared the salvation. Umwana w'umuntu yagombaga gupfa ariko umutegurira agakiza. You prepared the body of Jesus for the sin to be punished. Wateguye umubiri wa Yesu kugira ngo icyaha gihanirwemo. And Jesus shedded his blood to cover the sin of ours. Yesu yamennye amaraso ye ngo atwikirizwe ibyaha byacu byose. Thank you, Lord, for the good salvation and free one you prepared for us. Nyagasani, turagushimiye kubw'agakiza waduhaye, agakiza waduteguriye ku buntu. This had already performed, but people need to believe in it so that it can be also fulfilled in their hearts. Ibi byari byarakozwe ndetse byararangiye, ariko abantu bakeneye kubyizera kugira ngo ibyakozwe bikorerwe no mu mitima yabo. We thank you. We hope you will save the whole world by sharing or spreading this good news. Turagushimiye kandi twizera ko uzakiza isi yose binyuze mu gukwirakwiza iyi nkuru nziza. Thank you. We pray believing in the name of our Lord Jesus. Turagushimiye dusenze byose mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen.